Ayisireka nongere mbasuze rero shuti bakunzi ba Mwiki Official, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Tubahaye ikaze kandi nyine tubifurije gukomeza kugira umugoroba mwiza aho muherereye ariho hose, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda turaguhaye ikaze muri aya makuru. Hanyuma nawe twumva uherereye mu gihugu cy'u Burundi, nawe kandi tuguhaye ikaze. Hanyuma nawe twumva uri muri Uganda, Tanzania, Malawi, Mozambique ndetse n'andi agiye atandukanye ku isi ndetse no muri Kenya, namwe tubahaye ikaze kandi nanone tubifurije kugira umugoroba mwiza ndetse no kugira ubuzima buzira umuze. Niba umeze neza cyane rero Imana ishimwe cyane, nanjye meze neza, ngiye kukugezaho amakuru akomeye ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Kongo, ni ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Turagaruka hano by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ko umwe mu bakinnyi ba mbere babiciye, umukinnyi wa mbere ku isi umwe rukumbi, yagize ati aravuga ati mureke nta ku Rwanda ntararuvamo, ati kuko ibyo nabonye birenze ibyo nagiye mbona ahandi. Ni mu gihe abaturage cyangwa se bamwe mu baturuka hano mu Bubiligi, by'umwihariko abashefu bari bakuriye abakinnyi babo, bagiye bagaragara biyenza mu mashusho, biyenza ku bapolisi, ariko polisi y'u Rwanda igakemura ibibazo mu mahoro ndetse n'amakimbirane. Uyu mugabo rero watatse u Rwanda arwambika umuringa, aravuga ati igihugu cy'u Rwanda nyihaye umwanya wa mbere mu bihugu byose twakoreyemo byaberemo amasiganwa akagenda neza. Siwe gusa n'abakinnyi bakunze igihugu cy'u Rwanda, ahubwo banifuje ko iyi mikino bibaye ngombwa ariho yajibera, kuko iteguwe neza kandi nta ruswa irimo. Ikindi nta n'akavuyo kaba mu mihanda, ndetse n'abafana bo mu Rwanda ngo bafana neza. Rero ni mw'ubwo buryo u Rwanda barushimiye bivuye inyuma. Harabura amasaha ndakeka ni 28, haburaga amasaha 28 kugira ngo ino mikino ibe yahagarara. Kugeza amagingo aya ngaya rero amakuru mbazaniye nuko u Rwanda tayari bamaze kurwambika umuringa hakiri kare. Ngiye kubibabwira uko byagenze, ese ninde uwo mukinnyi, ninde, ndaje mbikubwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma tugiye kugaruka ku magambo Felix Antoine Tshisekedi yavuze, by'umwihariko ku bijyanye n'urugamba ruri kubera hano muri teritwari ya Walungu ndetse na teritwari ya Shabunda, ari kubera urugamba rukomeye cyane, ubwo abazarendo bamutakiraga ndetse n'abaturage akabananiwe kubumva, akabayereka akigira nkaho atabitayeho. Byose rero ugiye kubyumva. Hanyuma turagaruka ku gihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye uvuga ko ashimishijwe n'indege z'intirano, avuga ati twe twakoze ishuti, twakoze abavandimwe, ati jewe buri indege nta kibazo inteye, ati ahubwo ntewe n'ikibazo cy'inyeshyamba za M23 ziri gusatira igihugu cyacu. Ati naho iby'indege byo, ati indege ndabizi neza tuzazitunga kandi tuzazigura, ati iracyari i Madrid kabisa ku kibuga cy'indege. Ndaje mbibabwira aho ni mu Budage, avuga ko nta kibazo. Rero reka mbibavire imuzingo, so munyihanganire nta kabazo kari tekinike kabe kabayeho, hanyuma nyine bigatuma bigenda uko. So rero munyemerere aya makuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye, mbasobanurire akantu ku kandi ku makuru yose nagiye mbatangariza. Hanyuma tugiye guhera i Kinshasa, tugaruke ku magambo Felix Antoine Tshisekedi yasubiza abaturage ndetse n'abazarendo bari ku rugamba ku mirongo y'imbere, aho bari bamwitabaje bagira ati nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ati turakumenyesha ko mu gihe ukomeje gushakira ibibazo cyangwa se ibisubizo by'ibibazo twibaza hano muri teritwari ya Mwenga ndetse na teritwari ya Shabunda na teritwari ya Mfizi, ati twe dukomeje kwibasirwa n'ibitero by'inyeshyamba za M23, ati dukeneye ubundi bufasha ndetse n'ubutabazi burimo ibyo kurya, ndetse burimo ibyo kurya. Iyo ninoze ya mbere nyine n'ubutabazi bwa mbere, ibyo kunywa ubwo nyine harimo amazi meza asa neza, ndetse n'ibikoresho bya gisirikare tudafite ngo kugira ngo tubone uko twirwanaho. Ati turakumenyesha kandi ko ukwiye guhagurutsa indege zigatangira kurasa ku mutwe w'inyeshyamba wa M23, ati bitabaye ibyo turapfa turi benshi. Hanyuma Tshisekedi rero mu kanya gato amaze kugira icyo abivugaho. Tunyarukiye ku rukuta rwa X kwase dusomaho inkuru igira ati nyakubahwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yasobanuye impamvu nyamukuru abaturage batari guhabwa ubufasha. Biravugwa ko ngo uduce twose
leta ya Kinshasa nyine ubwo hari koherezwa ibikoresho byaba ibya gisirikare ndetse n'ibyo kurya ngo twose twigaruriwe n'inyeshyamba za M23 ngo harimo nk'ikibuga cy'indege cya Nzibira, hakabamo akabuga k'indege ka Minembwe, ariko kandi n'ikibuga cy'indege giherereye hano hafi na za Bukavu, ngira ngo benshi muri mwe murakizi, ndaje mu kanya gato ndakibabwira, cya Kavumu, hakabamo n'ikibuga cy'indege cya Goma, hakabamo ikibuga cy'indege cya Pinga muri Warikare, hakabamo n'ikindi kibuga cy'indege cya Pinga giherereye hano muri Mubi, hanga aprito hano muri Kigoma, hano hafi neza naho bita na hano hepfo uhenze mu isatiri ya Warikare. Ati twose rero turabamenyesha ko twafunzwe, ayo n'amazina nyine y'utubuga twigaruriye n'utubuga dutoya. Ati rero ati ni kubw'iyo mpamvu dukomeje kugenda dushaka umuti w'uburyo twakemuramo icyo kibazo, ibijyanye n'inzara mukarekeraho ku bitaka gusa. Ngo hari amakamyo yahagurukijwe ari buve Kisangani, andi akava muri Tanganyika, andi akava mu ntara ya Hotwere, hanyuma akajyana ibyo kurya Uvira, ngo hanyuma bakabikwirakwiza mu bice biherereyemo abasirikare babo. Ibi rero yabivuze nyuma y'abaturage b'abasivile biganjemo abazarendo bamusabye icyo kurya mbere na mbere, ngo ko yabanza kubakorera ubwo butabazi, ngo kubera ko bakoraga hose inyeshyamba M23 zarabasahuye, ngo ikindi zinabakura mu bice bimwe na bimwe kandi bakoreragamo imirimo yabo ya buri munsi, ngo bityo rero bakaba bari mu mashyamba, ngo akaba ariyo mpamvu abasaba ubufasha bw'ibanze bwuzuyemo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, harimo nk'amazi mazima ndetse n'ibikoresho bindi bisanzwe byo gukoresha mu ngo bya buri munsi, ngo bakaba babihabwa, dore ko kugeza amagingo aya ngaya ngo nta nicyo gutekeramo bafite, ngo byose byasawe n'inyeshyamba za M23. Ibi biri gutangazwa mu gihe hakomeje kuzamurwa drone muri izi teritwari zombi, nkuko ndi kubibabwira. Amwe mu makuru mbasha gukurura avuga ko hari ibitero bishyashya byabayeho uno munsi kuri uyu wa gatandatu mu masaha ya mu gitondo, aho rero ari ibitero byagabwe ku nyeshyamba za M23. Ibi bitero kandi bikaba byasize n'ubundi hari uduce twinshi twigaruriwe n'izi nyeshyamba za M23. Hanyuma igisirikare cya leta Kinshasa cyose uko cyakabaye gisa n'ikirwara ihungabana, niko koherereza ayo magambo Felix Antoine Tshisekedi mu ijoro ryakiye ku munsi w'ejo. Ariko uyu munsi ibintu bikaba byari byahinduye isura, ni mu gihe basaba ubwo bufasha inyeshyamba za M23 akaguma kuzigabaho ibitero, bityo rero nazo zikibanda ku kwigarurira ibice n'ubundi bigiye bitandukanye, by'umwihariko bijyanye biba biri kuberamo urugamba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biri kuba kandi mu gihe abasirikari n'ubundi barwana ku ruhande rw'ingabo za leta, by'umwihariko FARDC ndetse na Wazalendo, bongeye kugaba ibindi bitero bikomeye cyane ahitwa n'ubundi muri tuno duce twa Nzibira ndetse n'agace bita Kanyora. Ahangaha duhereye muri teritwari ya Warungu, by'umwihariko hafi na teritwari n'ubundi ya Shabunda. Amakuru angeraho avuga ko hari bitero byamanutse bikagera hafi bikagera naho M23 kuri ubu iherereye, ariko bino bitero bikaba ntacyo byangirije cyangwa se ngo bigire icyo bitwara, bitewe nuko inyeshyamba za M23 ngo zahise zihagoboka neza cyane gatanga ko yagenzi kako babashije kwiba ihene zigeze ngo kuri 3 z'abasivile, ariko izi nazo mu kanya gato amakuru nakiriwe nuko M23 zigaruje, gusa imwe muri zo bari bamaze kuyica, bivuze ngo ubwo bari batangiye no kugira gute kuyiryaho. Amakuru rero nabashije gukurura avuga ko inyeshyamba za M23 zo zakoze akazi gakomeye cyane, by'umwihariko ku bijyanye no kuba bagira gute bakigarurira uduce n'undi tugiye dutandukanye. Ibi rero bikomeje kuba bigatera ubwoba bwishi igisirikare cya leta ya Kinshasa, FARDC ndetse na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi, bityo rero hakabura mo hagati muri bo ufata umwanzuro muzima akaba yavuga ati reka tuhangane nayo mu 23 kubera ko batsindwa umunsi ku munsi. Sibyo gusa kuko amakuru mbasha gukurura nuko izi nyeshyamba za M23 zo ngo zisigaye zijyaho itegeye cyangwa se ahirengeye, hanyuma zikarebareba nyine mu bice bigiye bitandukanye, aho babasha kuba barasa n'ubundi ku gisirikare cya leta FARDC ndetse na Wazalendo, ariko ukabona nyine ko biba bikomeje kugenda bibabera ibibazo. Navuga ko kuri ubu cyase kugeza amaginga ya ari bibazo bitoroshye abe na gatoya. Hanyuma andi makuru mbafitiye, amakuru nanone navuga ko ari amakuru atariho ivumbi, by'umwihariko ajyanye n'uru rugamba ruba ruri kuba,
ndababwiza ukuri ko uzamutse gatoya urenza aho bita Kanyora ndetse naho Nzibira nubwo hagabwemo ibitero navuga ko byari ibitero bitari byoroshye, aho hagiye hatangazwa ko hari abasirikare b'Umuventura bageze kuri 3 bashobora kuba babikomerekeyemo, abandi bakaba babisizemo ubuzima. Gusa kugeza magingo aya nta raporo cyangwa se ibarura turabona rivuye mu nyeshyamba za Umuventura rivuga ku basirikare babo baba baguye hano ku rugamba. Amakuru nakire rero avuga ko Abazalendo n'ubundi bakomeje kugenda bahura n'ibyago byari bitoroshye habe na gatoya, bakaba rero uyu munsi mu masaha mu gitondo n'ubundi bagize gute bahanganye ku rwego rwo hejuru n'ubundi n'iki gisirikare cya FARDC. Ngira ngo rero birumvikana izo ni nyeshyamba za M23 ziri guhangana na Wazalendo ndetse na FARDC. Kugeza magingo aya mu bice by'Umurenge hakomeje kugenda hagaragara ibitero shuma bya Wazalendo, aho bageragezaga uburyo bwo kwataka M23 ngo barebe niba bakigarurira tura duce turimo n'ikibuga cy'indege cya Minembwe, ariko bakaba babuze uburyo kibagifatamo. Ubona ko ari ibintu bitoroshye, mbese ibigaragarira amaso ya buri wese bigaragara ko izi nyeshyamba za 23 zamaze gufatisha amakuru avuga ko baramutse bibeshye gatoya bakagira uduce barekura byaba ari ibibazo bikomeye cyane kuri bo, by'umwihariko ko ubarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ubu bahaye icyuho ndetse no kuba babona uburyo kibakwatakamo bitewe nuko hari agace warekuye kandi ukarekura ubizi ko ari agace kari strategique, agace kugeza magingo nakubwira ngo nturekure kuko kaba ari agace gakomeye cyane by'umwihariko k'ingenzi udakwiye kugira gute kujya urekura uko wiboneye. Gusa amwe mu makuru mbasha kugenda nkurura ngeraho avuga ko inyeshyamba za 23 zaje n'ubundi kwataka cyangwa se gukora ibitero, navuga ko byari ibitero bitoroshye habe na gatoya, by'umwihariko hano mu misozi y'Umurenge. Nakubwira ko nyine bitari byoroshye. M23 nubwo iba yagiye ibereka mw'ubwo buryo, so muraza kutwihanganira gatoya, tubazo turi tekinike turi kugenda tuba recording ntigende neza, gusa nyine ndaje mbibabwire byose nkuko namaze kubibasobanurira. Hanyuma ahangaha nari maze kukubwira yuko M23 iramutse irangaye gatoya ikaba yatanga akayira gatoya hakaba hagiri agace kigarurirwa, by'umwihariko bayiciyemo hagati kwaba ari nko gutanga ibice byose igaruriye, bitewe nuko Abazalendo bari hano nabo ntiboroshye. By'umwihariko twareba nka bano bafoka Mike, bano bangoma Nzito, nabo ni abasirikare ubona ko bamaze mu gihe mu Kizalendo. Hari n'abandi ba generali basanzwe ba FARDC nabo baba bari gucunga bariya bose baba ari abasirikare. Hanyuma hakaba n'abandi basirikare n'ubundi aba FDNB, ngira ngo nabo murabazi neza cyane, nabo ntabwo baboroshye. Ahangaha rero amwe makuru dufite tubasha gukurura n'ubundi avugwa muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu, nuko zino nyeshyamba za 23 azamaze kumenya amakuru yuko hari operation ihuriweho n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC, byakunda ngo bakazamura n'abacashuro. Gusa ndaje mbabwira aho abacashuro bari. Ahangaha rero bikaba byabangiye, ubona ko ari ibintu bitigeze bibemerera uburyo ki bapangagamo operation, bisa nkaho M23 hari umuntu bari bafitemo wabaherezaga ngo amakuru, kubera ko bazamuye ibitero ahitwa ku Ndondo, bapfuye kuzamura umutwe gusa bahita babafata byihuse cyane. Ahandi hitwa Rurambo ndetse n'ahanga mu Mikenke hose rero hari hagiye hapangirwa operation n'undi zo kuhataka, ariko izo operation zose ndakubwira ukuri ko nta nimwe yagenze nk'uburyo ki babishakaga. Musongira ngo ibyo bintu ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Hanyuma ahandi hantu habayeho ibitero, navuga ko ari ibitero bitari byoroshye, na ahantu muri teritwari ya Mwenga hano n'ubundi aprito muri Warungu, hano mu duce n'ubundi urimo manuka uza nusatira muri teritwari ya Uvira, uduce tugeze muri 2. Urabona warenza hitwa Kaziba, urumva bavuye hano za Rurambo ukagaruka hitwa Kiriba, ukaza hitwa Runingo, ukatutambika gatoya ukajya mu gace kitwa Bwegera, ukava Bwegera uhita winjira muri Ruvungi. Hanyuma Ruvungi gato uhita uzamuka usa n'usubira inyuma gatoya, usa n'uzamuka ukajya muri Katogota, ukava muri Katogota uhita ukomeza ugenda muri Kamanyora, uhita wambuka mu gihugu cy'u Burundi. Gusa amakuru mbafitiye by'umwihariko avuga kutwo duce nuko agace kitwa Bwegera n'akandi gace kitwa Ruvungi kazamutsemo ibitero byari biturutse epfo aho bitaza Kawezi, bari bazamutse ari abasirikare benshi cyane umurongo, dore ko hano bataranahava. Hanyuma bagabye ibitero kuri M23, abasanga ngo M23 amaze kwakira amakuru avuga ko hari ibitero bishyashya bishobora kuza kubagaragaraho biribuze kugabwa kandi n'igisirikare cy'u Burundi. Bisa nkaho rero bano barwanyi ba 23 bari bamaze kwitegura yuko tuno duce
twombi turi buze kuberamo ngo imirwano, kuko ngo nta cyatunguye FARDC ndetse na Wazalendo, ngo nta kintu na kimwe kigeze kibatungura, ahubwo bisa nkaho nyine bari babizi ko ibyo biri buze kugira gute, biri buze kubaho. Songera ngo birumvikana neza cyane sek ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma nkiyere ku yandi makuru akomeye, nakubwira ngo ntuyacikwe kuko ni amakuru meza cyane ari kuvugwa by'umwihariko ku nyeshyamba za 23 na operasiyo zakoze simusiga, nuko babashije gufatamo abasirikare bageze kuri 2 muri icyo gisirikare n'umudi cya FARDC cyari cyagerageje kubagabaho ibitero. Byari ibitero bisa nkaho ari ibitero bitunguranye kugeza amaginga aya ngaya. Rero ngira ngo ni ibintu byumvikana ko bitoroshye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ari ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera, aho rero zino nyeshyamba za 23 zakoze akazi katoroshye nyaboneka. Hanyuma ndi makuru nakubwira, amakuru avugwa by'umwihariko hano muri bino bice bya Uvira ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye turi kuberamo urugamba. Hari amakuru ari kungeraho avuga ko M23 yakoze akazi gakomeye cyane by'umwihariko mu gace kitwa Bwegera. Aka gace yarokoyemo abaturage bageze muri 3 bari bafashwe, basa nkaho bari bafashwe rwa mikono n'intera hamwe. Aba rero bakivugwa ko ari abaturage mu bwoko bw'abatutsi. Tukivuga ku iyo ngingo, dore ko mu minsi ishije Felix Antoine Tshisekedi aherutse kuvuga ko ari kuba genocide, ariko yanga kwerura kari y'abahutu, yanga kwerura kari y'abatutsi, nyine ntiyagira uruhande rwe yerekezamo avuga genocide, ariko ntiyavuga abayikorerwa. Kandi burya genocide ba genocide iyo hari abantu bamwe bishwe bazira ikintu kidafatika cyangwa se bazira ikintu runaka, nibwo byitwa genocide, bikava ku bwicanyi. Hanyuma ahangaha amakuru mbazaniye rero aravuga ko nyuma y'uko Wazalendo bari bamaze igihe batangaje itangazo riburira abaturage biyizwiho ko ari abatutsi batuye mu bice n'umundi birimo za Wazalendo ko bagomba kwimuka. Benshi muri bo rero batangiye kugenda bahunga. Burya ngo umuntu utinya urupfu nyine ahunga kare kugira ngo urupfu rutazamusanga hanyuma akaruhunga. Amakuru nakiriye rero aravuga ko bamwe mu baturage bahunze kugeza ubu ngubu rero bari mu buzima butoroshye, gusa inyeshyamba za 23 ziri kubafasha, dore ko bose bibere hano mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Songera ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri agenzi kako ko biba byakomeje kugenda bihindura isura. Hanyuma reka mbashimire, mu kanya gato ndaje mbageze andi makuru yo muri Kawezi ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Nitwa Pacifique, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.